impanda nivuga wagiye gucisha izavugura aho ngaho, amahirwe yo kwihanuza aba wayambuwe. Impanda nivuga wagiye gukuramo inda naho nyine. Kandi impanda, reka nkubwize ukuri, impanda nivuga umaze kumanura ipantaro ugiye gukora bya bindi, naho ngaho nta bindi. Umuntu utakurambikaho ikiganza ngo umwuka w'uburayo kuveho, ujye umubwira ngo ntacyo mariye. Umuntu utakurambikaho ikiganza ngo ube umukirisitu mwiza utunga umugore umwe, uwo muntu nta icyo kiganza cye nta kintu kizakumarira. Umuntu utakurambikaho ikiganza ngo kwiba bishire muri wowe, umuntu utakurambikaho ikiganza ngo wuzure umwuka wera, umuntu utakurambikaho ikiganza ngo ugire imbaraga zo kunesha no gutsinda, umuntu utakurambikaho ikiganza ngo ugirane communication n'Imana, umuntu utakurambikaho ikiganza ngo uhindurirwe amateka yo mu mwuka, ujye umubwira ngo icyo kiganza cyawe ntacyo kimaze. Hanyuma rero nimuhumure, Satani hari ukuntu yababwiye, Satani yababwiye ko nta muntu washobora gukizwa, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, kandi amaraso ya Yesu nta kindi amaze. Hanyuma ubwira umutima wawe ngo ubwo Yesu yanesheje nanjye nzanesha, kandi ubwo yatsinze nanjye nzatsinda. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabahobeye cyane cyane cyane. Hano hantu ndi harakonje cyane. Harakonje cyane, niyo mpamvu mubona nifubitse. Narindi hafi no kwambara ingofero n'amasogisi, nuko nihanganye kugira ngo mutanseka. Hanyuma rero numva nishimiye kongera kubabwira ko mbakunda. Ndabakunda kandi mbivanye ku mutima, kuko ndi kubona inyungu ibaturukaho. Murimo kunganiriza, murimo kunkorera ibintu byose bikwiriye gukorwa, murimo abantu murimo gukora subscribe, abandi muri gukora share, ndetse muri kuntera courage mu buryo mutigeze mubikoramo. Rero nta mpamvu yo kutabashimira. Muraba agaciro ku buzima bwanjye, kandi mbibabwiye mbikuye ku mutima. Abagenda mwandika aho hepfo kuri comment zanyu ndazisoma, nubwo ntabasha kubasubiza mwese, ariko ndazisoma kandi nkumva umutima wanjye urakeye. Abajyana na Yesu gutabara bazagororerwa. Nanjye rero kuko muri kumfasha uyu murimo, muntera courage, muvuga ngo ibiganiro byawe turabikunda, nagukurikiranye kuva kera, wahinduye ubuzima bwanjye muri Kristo kubw'inyigisho zawe. Hari undi murongo numva afite kubw'inyigisho, buriya rero mwanteye courage ntago ushobora kubyumva. Ni nko gufata, navuga ngo ni nko gufata imodoka yari irimo essence, hanyuma warangiza ukongera ugasukamo indi kayitiba full tank kuzura, yego, kugira ngo ibashe kugenda neza. Nanjye rero ibi bintu muri kunkorera, muntera courage mu buryo butandukanye, munyitaho, bintera imbaraga nkabona ko ntari kuruhira ubusa. Fashe uyu mwanya nshimira abankurikiranira mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, kandi fashe uyu mwanya shimira abantu bo mu bihugu by'abaturanyi, i Burundi, muri Kongo, Tanzania no muri Kenya, ndetse no mu bihugu bya Afrika. Muri Afrika ahantu mugenda mudukurikiranira hose, ndetse n'abari mu bihugu by'amahanga. Hari abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, hari abari muri Aziya, hari abari muri Europe. Murahari. Hari inshuti zanjye navuga ngo ni inshuti ziri ku mutima. Hari abari muri Canada, hari abari hehe, mbese ni ahantu henshi cyane. Kandi iyo mvuze ngo inshuti za Mcharlene, ndabizi ko aho muri yumva, kandi niyo mvuze ngo abakunzi, abafana ba Mcharlene, namwe ndabashuhuje. Rero navuze ngo mbere yuko ntanga ijambo ry'Imana ndabanza mbashimire, kuko muri kuntera courage mu buryo bwose. Imana ibahe umugisha, kandi mugubwe neza. Uyu mwanya rero nanjye ndashaka kubabwira ko ndamahoro, meze neza njyewe n'umuryango wanjye, abana baraho, nanjye ndaho. Rero Imana ikomeje kubantumaho, ikomeje kumpa ubutumwa bwiza bwa Kristo bwo kubabwira. Hari na message nahawe yuzuye umutima wanjye muri iyi minsi. Hari ikiganiro nabonye kimwe cy'umuntu wari uri kwigisha kinyura ahangaha nkuko mukurikirana ibindi, hanyuma numva muri njyewe hajemo amagambo akomeye. Numva ngo Satani yarahagurutse muri ibi bihe ngo kugira ngo inyigisho zo mu byakozwe n'intumwa, mu byahishuwe, ntago Satani ntago shaka ko abantu bazivugaho.
ntago Satani ashaka abantu ko bavuga ibyahishuwe, ntago Satani ashaka ko abantu bigisha kugaruka kwa Yesu, ntago Satani ashaka ko abantu bigisha ngo abantu nibihana ibyaha, ntago abishaka. Impamvu atabishaka ni ukugira ngo akomeze asinzirize abantu, akomeze abereke ko igihe gihari, akomeze ababwire ngo imbere bahereye bavuga ngo Yesu azaza yaje ryari, ariko ndashaka kongera kubibutsa ngo abantu babibwiriza batabibwiriza Yesu azaza. Ndashaka rero no kubwira abakozi b'Imana ngo nimwongere mwihwiture mwikubita gashyi, mubwire abantu ko Yesu azaza, nimubwire abantu ko impanda izavuga, kandi nimubwire abantu ko aho impanda izavugira umuntu ari naho ngaho. Impanda nivuga wagiye gucisha izavugura aho ngaho, amahirwe yo kwihanuza aba wayambuwe. Impanda nivuga wagiye gukuramo inda naho nyine, kandi impanda reka nkubwize ukuri, impanda nivuga umaze kumanura ipantaro ugiye gukora bya bindi naho ngaho nta bindi. Impanda nivuga uri mu bugambanyi, impanda niramuka ivuze, impanda ikavuga aho uzaba uri hose. Ariko reka mbabwire, hahirwa umuntu impanda izavuga akaba yiteguye. Hahirwa umuntu impanda izavuga akaba nta rubanza afitanye na Yesu. Niyo mpamvu ushaka kubabwira ngo mwibone ibintu bishashagirana, ngo mugire ngo ahari itangiriro ryo kubaho rirageze, ahubwo turi ku iherezo ryo kubaho. Mwibona amatara y'i Kigali naho muri ayo mahanga muri arimo aracana, mwibona iterambere rikataje, ngo mugire ngo ahari urugendo Yesu yararusubitse. Mureke mbabwire, nje kubibutsa ko Yesu azaza, kandi nje kubibutsa ko impanda izavuga, kandi nje kubibutsa ko ikuzimu habaho ariko no mu ijuru harahari. Ndashaka kongera kwibutsa abagenzi yuko impanda izavuga. Ndashaka kwibutsa abakozi ngo nimwongere mwite ku nshingano zanyu, mubwire abantu ko Yesu azaza, kandi mwibabwira yuko bagiye kubona visa, mwibabwira ko ngo Imana ibatabaye ikabaha abagore n'abagabo. Hoye ibyo bintu mwibabwira, kuko umuntu wese wejejwe ufite ubugingo buzima kandi bwera, ntabwo Imana izamwima ibirayi, ntabwo Imana izamwima aho kuba, ntabwo Imana izamwima imodoka yo kugendamo, ntabwo izakwima minerivare, ntabwo izabura kugushakira umugore, ntabwo izabura kugushakira umugabo, izakuzamura. Ifite ibintu byinshi izakora, kuko ubugingo buri hejuru y'ibyo bintu byose. Ndashaka kubibutsa, ndashaka kukubwira ngo wikangwa n'iterambere ukuntu rikataje, amazu meza hari kubakwa, abagore beza n'abakobwa beza. Hoya ibyo bintu byikudindiza, kuko reka mbabwire, Yesu ntabwo azareka kuza ngo kuko utarakora ubukwe, nta kintu kizamubuza kuza. Ntabwo Yesu azabura kuza ngo kubera yuko utararya ibirayi byinshi, ntabwo Yesu azabura kuza ngo kuko utarabyara, ntabwo Yesu azabura kuza ngo kuko abahungu bawe batarajya kwiga muri Amerika n'abakobwa, ntabwo Yesu azananirwa kuza ngo kubera yuko utararangiza amashuri yawe. Yesu ntabwo azananirwa kuza ngo kubera yuko hari ibintu utarabona muri iyi si. Yesu azaza ugishaka kurya, Yesu azaza ugikeneye kurongora, Yesu azaza ugikeneye kurongorwa, Yesu azaza ugikeneye kuzamurwa mu ntera, Yesu azaza ugishakisha ubuzima, Yesu azaza ugikeneye imibereho. Nje kukubwira ngo nkuko azaca mu bintu byinshi akaza, ibyo bintu wicayemo, ibyo utegereje n'ibyo wabonye, higira ikintu kigutesha umutwe. Fata umwanzuro wo kwibuka, wicara utekereze ko Yesu azaza. Yesu azaza, hazaza. Hari abagabo azasanga mu marogi bajyanye abagore b'abandi. Yesu azaza. Hari abagore azaza agasanga bari guca inyuma abagabo babo. Yesu azaza we. Hari abavugabutumwa hazaza asange Bibiliya bazishyize mu dutiriwari two muri bya bitanda byo mu mahoteli.
cyane ko iyo mujya gukora amabi mutwara na Bibiliya. Hari abantu azazo maze kuyiseseka iyi Bibiliya umaze kuyishyira mu gatiriwari ugiye gusambana, kandi ntabwo bizamubuza kuza. Yesu azaza abantu bakigambana, Yesu azaza ibintu byose bazaba barya banywa kandi bazaba bakora imirimo nk'isanzwe, ariko Yesu azaza. Ndashaka kubwira abantu ko Yesu azaza, kandi ngo naza amakuba azayamaraho. Haleluya! Naza intambara zizashira. Yesu naza azahanagura amarira y'abantu, kandi Yesu naza azahindura ibintu byose kuba bishya. Mureke mbabwire, Yesu naza niwe uzakuraho intambara n'impuhwa zazo. Yesu naza niwe uzaca akarengane. Yesu naza agasuzuguro kazarangira. Yesu naza ibintu byose bizaba bishyashya. Ariko ikintu gitangaje giteye n'agahinda ni ukuntu Yesu naza hari abazamureba ngo banyurwe, ariko ngo hari n'abazamureba bahite bubika imitwe. Ntabwo ibi bintu urebye nari kubivugaho gato, none ndabona bigiye gukomeza bikaba byinshi. Reka mbivuge ntacyo biba ikiganiro, nubwo nta Bibiliya nasomye, ariko ibi bintu byose ndi kuvuga biri muri Bibiliya. Ntacyo, reka mpasoze. Yesu azaza. Mureke mbabwire ukuntu shitani azi ubwenge kurusha abantu benshi. Shitani azi ubwenge, ndimo kugenda ndeba ukuntu shitani ari gukora. Ni umunyabwenge. Shitani ntago mwiganye. Shitani uyu twita shitani yabaye mu ijuru, uri kumva, yari umumarayika ukomeye. Imana yarayibonye, no mu ijuru arahazi. Ahantu intebe y'Imana iba shitani arahazi. Ijuru uko riteye n'uko ringana shitani arahazi. Amaze kubona ukuntu akuwe mu ijuru akamanuka mu isi, akurwaho kwitwa marayika w'umucyo, ahubwo abamarayika w'umwijima. Ntago yifuza kuzarijyamo. Kankubwira ukuntu atifuza kuzarijyamo. Urebe ivugabutumwa riri hano, urebe no mu nsengero ibintu biri gukorwa. Hari gukorwa ibitangaza gusa. Hari gukorwa ibitangaza, impumyi zirimo zirahumuka, ariko ubuhumyi bwo mu mutima abantu bakomeje guhuma mu mutima, bagahumuka ku mubiri. Ese uhumutse ku mubiri umutima ugahuma byakumarira iki? Ese ndashaka kubwira abakirisitu muri mu nsengero birirwa babaragiye, mwabaye nk'inka, barabaragira mu karisha. Aba bantu birirwa babakoze ibiganza mu gahanga, mugatembagara mukagwa hariya, nibura iyo bagusengeye uburaya bukurimo iyo utashye usiga wabusezereye. None se umuntu kwirukanyira inyatsi na karande akagusigira inyatsi zo kwiri gusambana ku manywa na ninjoro, urusengero umazemo imyaka 10 cyangwa 5 cyangwa 2, ukaba warahinjiranye kunywa inzoga ukabukiyinywa, wahinjiranye ubusambanyi uracyabufite, wahinjiranye ubwibone uracyabufite, wahinjiranye agasuzuguro uracyagafite, wahinjiranye guca uwo mwashakanye inyuma uracyabikora, wahinjiranye ubujuru uracyabufite. Uwo muntu wirirwa ugukoza ikiganza mu gahanga akaguhanurira amahoro kandi uzi ko adahari, akakubwira ko uzarya, uzarira hehe se? Kwiyi si zazingwa nk'umwambaro, mwaciye akenge mwabarokore mwe, bakareka kubaragira nk'inka, dore barabaragira mu karisha ngo Imana ije kubatabara. Umuntu utakurambikaho ikiganza ngo umwuka w'uburayo kuveho, ujye umubwira ngo ntacyo mariye. Umuntu utakurambikaho ikiganza ngo ube umukirisitu mwiza utunga umugore umwe, uwo muntu nta icyo kiganza cye nta kintu kizakumarira. Umuntu utakurambikaho ikiganza ngo kwiba bishire muri wowe, umuntu utakurambikaho ikiganza ngo wuzure umwuka wera, umuntu utakurambikaho ikiganza ngo ugire imbaraga zo kunesha no gutsinda, umuntu utakurambikaho ikiganza ngo ugirane communication n'Imana, umuntu utakurambikaho ikiganza ngo uhindurirwe amateka yo mu mwuka, ujye umubwira ngo icyo kiganza cyawe ntacyo kimaze. Ntago mu nsengero zanyu bazababwira ko Yesu agiye kuza, ntago bazababwira ngo nimwihane ibyaha, bazajya bababwira inyigisho z'ibitangaza gusa kugira ngo mubihere amafaranga. Reka mbabwire, ese ko bazunguka amaturo kubaha, bakunguka amaturo yishimwe, amaturo yo kubohora, ariko
kubera iki hari ayo amaturo ngo y'amashimwe, amaturo yo kubohora, amaturo yo kwishinganisha, amaturo ngo y'abana bawe, gushinganisha akazi kawe, gushinganisha umugore wawe, gushinganisha impanuka ntigukoreho, uba ari uwo mubare w'amaturo. Ariko reka mbabwire, Imana dusenga ni imbosi kuyikangisha amafaranga, kandi si n'ibiyuzuye ari ibyayo. Aba bantu ko bazunguka amafaranga bariye, ko mubabona batubura bakaba inzobe bari ibikara, za nyakubahwa zikaba zaraje bazanye inda n'ibicece, bazanye amapfupfu, uri kumva? N'amatarasi ndinganira ahangaha, bafite amamodoka bagendamo, bafite amazu, bafite amafaranga ku makonte, bari kohereza abana babo kwiga muri Amerika. Uzabura byose nk'ingati imennye, w'Imana nibahana izanabahana, izabahana kandi namwe izabahana. Mwaba bishop mwe namwe babateka mitwe mujya kugura imbaraga mukirirwa mubeshya mukoresha izina ry'Imana, Imana izabahana. Ntacyo wizamuhana, azaba yaranahaze. Wowe niguhana uzazira iki ko izaguhuhura? Ugire gukubitwa n'inzara uri muri iyi si, n'Imana izaze kujyana ikuzimu, uzaba uzira iki? Tugiye gusenga, ni mucakenge, mucakenge. Izo sengero muba muzibamarira iki? Kubusenga ntuhinduke, kubusenga ntuhabwe imbaraga zo kunesha, kubusenga ntubu mukirisitu, wowe n'umutima mwaganira ugasanga ntiwakijijwe. Amasengesha kumariye iki? Imbere usengera wungutse iki? Kuki utagitekereza? Reka nkubwire, uwo mushumba wawe, uwo mwapotere wawe utagufasha ngo ukizwe, buri munsi uhora ukwigisha kuzana amaturo n'icya10 gusa, atakubwira ngo wihane ibyaha uzajye mu ijuru. Kuki batababwira ko mu ijuru hahari? Kuki batababwira ko ikuzimu hahari? Kuki batababwira ko ibyaha ari bibi? Kuki batababwira ko kubana n'Imana ari byiza? Kuki babihisha? Impamvu batababwira iby'ijuru nuko batarijyamo, kandi impamvu batababwira Imana nuko batayikorera. Ariko ngewe ndaje nk'ambasaderi w'Imana, nje kukubwira ngo ikuzimu harahari, hazajya y'abakora ibyaha banabikunda ntibihane. Kandi nje kubabwira ngo ijuru rirahari, rizajyamo n'abantu beze kandi bejejwe. Nabi bya bintu byanyu mwirirwa muvuga ngo ijuru ni ubuntu, nta juru ry'ubuntu, nta n'isoni mugira. Ariko reka nkubaze, iyo utinyuka kuvuga ngo mu ijuru ni ubuntu, winjira muri kwasiteri ukishyura, wakicara kuri moto ukishyura, wicara ku igare ukishyura, ahantu hose winjiye urishyura. Hanyuma rero ngo mu ijuru ngo ku buntu, nta n'isoni mugira. Ahantu tuzagera tugahanagurwa yo twarize, ahantu badapfa ntibapfushe, haleluya. Abantu batarwara ntibarwaze, ahantu hataba intambara, ahantu hataba gereza, ahantu hataba ibyorezo, ahantu hataba ababisha, ahantu Imana izafata gitari ikajya yirirwa ituririmbira, ahantu izafata mushwari yayo igahanagura amarira abagabo barize, igahanagura amarira abagore barize, igahanagura ifubyi, igahanagura abapfakazi, amarira yo mu murimo, amarira yo muri iyi si, ayo twarijijwe n'isi, ayo twarijijwe n'abantu. Ahantu badapfa ntibapfushe, aho hantu wajyayo ku buntu, ntago ari ubuntu. Intwari zirananirwa, intwarane zikagishamwe imbaraga. Ijuru riratwaranirwa, nta juru ry'ubuntu ririho. Ngiye kugusengera nonaha, ndashaka kukubwira ngo tuvugishije ukuri, impanda ivuze nonaha cyangwa urupfu rukagutungura, waruhukira he? Waruhukira he n'amadeni y'abandi wanze kwishyura? Waruhukira hehe n'ibikorwa byawe bibi? Waruhukira hehe n'ibyo ukora wiherereye uziranyeho n'Imana? Waruhukira hehe n'amagambo n'amatiku? Waruhukira he no gushyushya inkuru z'abaturanyi? Waruhukira hehe? Waruhukira he? Waruhukira hehe n'abakobwa wirirwa utera inda? Waruhukira he n'abasore ubwira ngo urabakunda ari nk'icumi? Waruhukira hehe n'abahungu kuri ibyinyo? Waruhukira hehe n'imiti wirirwa unywa unyereza umura kugira ngo utazasama? Waruhukira he? Mwaruhukira he mwabahungu bwe n'ubunini muha abakobwa kugira ngo mutazabatera inda? Mukobwa yakubwira ati sheri uzi ko natwise, ati nta kibazo, hari umuntu uzabidufashamo akagakuramo muri abahanga koko. Waruhukira he n'impinja ziri mu matuwarete?
mwaruhukira he? Mwaruhukira hehe n'abana babaye imfubyi kandi bafite base? Mwaruhukira he n'abana babaye imfubyi bafite ba nyina? Mwaruhukira hehe n'imibabaro mwateje abantu, abo mwirukanye mu kazi, abo mwirirwa muteranya, abo mwiciye ubukwe, abo mwasenyeye ingo, impanda ivuze wajya he? Kandi reka mbabwire, ndabivuga mu kindi kiganiro, ndashaka kubabwira ngo ibintu dukorera mu isi Imana izabitwikoreza. Mureke dusenge. Ndashaka gusengera abagenzi, ndashaka gusengera abakozi, ndashaka kubasengera ngo nimumenye ko turi mu minsi y'imperuka. Mwami wanjye Yesu, ndagushimye uyu mwanya urawumpaye kugira ngo ntunganye ibidatunganyije, mu byo ngomba gutunganya n'ijambo ryawe ngomba kuvuga, mu byo wansigiye naryo ririmo. Narimaze kubabwira ibyo wantumye n'ibiri ku mutima wanjye, ibyo washyizemo byose kugira ngo mburire abahungu n'abakobwa bawe. Aka kanya ndasenze mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zikomeye nizigere ku bwoko bwawe. Ubu butumwa ndabusengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abantu nibakire kandi bakizwe, abantu nibabohoke, abantu nibahindura icyerekezo. Imana ya Isiraheli nitabara itorero, tabara abakozi bawe, tabara abagushaka, bagushakira aho utari. Imbaraga zawe zibakurure Mana, nubamurikire, ubaha inyenyeri yo kubamurikira. Nurengera abakozi bawe bibutse inshingano, bamenye yuko ubutumwa bw'ubwami bukenewe kuko tugeze ku ndunduro y'isi. Ndasenze cyane ngo uherekeze buno butumwa bugere ku muntu wese bwagenewe. Marayika bwirukankane, imbaraga zawe zigende zikora imirimo ikomeye, abantu bahinduke banahindukire. Ubwami bw'Imana nibwamamazwe kandi ubwami bwawe nibugere kure. Abantu nibamenye kuri umunyembaraga kandi nibamenye kuri intwari ya Yakobo, nibamenye kuri Imana y'amateka kandi bamenye kuri Imana y'amahoro, nibamenye kuzahemba ugahana, nibamenye ko umuriro uriho n'ikuzimu habaho. Nutabara batarakizwa Mana, nurengera abantu bawe wazanye mu isi, nukora iby'imbaraga ku bugingo bwabo. Urakoze ko ari icyo ukoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma rero nimuhumure, Satani hari ukuntu yababwiye. Satani yababwiye ko nta muntu washobora gukizwa, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, kandi amaraso ya Yesu nta kindi amaze. Hanyuma ubwira umutima wawe ngo ubwo Yesu yanesheje nanjye nzanesha, kandi ubwo yatsinze nanjye nzatsinda. Mbasabiye umugisha kubwo gukurikirana iki kiganiro n'iri jambo ry'Imana. Hano harimo ijambo ry'Imana, harimo impuguro no kubibutsa no kubahwitura. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Abatarakora subscribe ni muyikore, kandi mujye mukora share, musangize abandi biganiro. Ntabwo ari wowe ugomba kujya mu ijuru wenyine, na ya nshuti yawe yagusuye, na wa muvandimwe wawe ubimubwire, na wamenya aho igihe kigeze. Ndabakunda cyane, mbifurije amahirwe masa, hanyuma tuzahurireyo. Imana ibaha umugisha.